Dutangiranye n'umugeni wambaye agatimba afite ururabo mu ntoki arimo atibika yirukanka kibonamo amaguru banza akurikiwe. Ubwo ageze imbere gato yikuramo ka gatimba cyangwa se ikanzu y'ubukwe yijugunya hasi asigara yambaye utwenda tw'imbere gusa, ari nako atangira guhondagura imodoka y'abandi ashaka kwinjira. Nyagasani, ubwo umugeni mu gufungura imodoka ya mbere yanga gufunguka, ubona agahita afungura indi ya kabiri yari iparitse hafi aho ngo muri parikingi. Kubw'amahirwe afunguye yo birakunda. Muri ako kanya nyiri imodoka yumva hari umuntu umwinjiranye. Nyagasani, umugabo akimukubita amaso ubwo yaratunguye cyane, aramubaza ati, "Mana Nyagasani, urinde muko?" Umugeni ati, "Ndakwinginze ceceka rwose uyivuga cyane, ntugire ubibwira ko ndimo hano." Uwo mugabo akiri kubyibazaho yumva hari undi muntu umugezeho. Umukobwa arebye arikanga, ubanza hari umuntu wari umukurikiye. Nuko urugabo rw'uruhara rwose rwambaye ikote ry'ubukwe ruti, "Umva nyakubahwa, nta mukobwa mboneye hano wambaye ikanzu y'ubukwe?" Nyagasani, umugabo akibitekerezaho ati, "Wapi nawe mbonye kabisa." Ikigabo gisa nk'icyari cyarakaye cyane giti, "Urabeshye wa mugabo we, yirukanye hafi y'imodoka yawe byanga bikude nta kuntu waba utamubonye." Umugabo agwa mu kantu anafite ubwoba bwo kurebana mu maso n'iki kigabo cy'uruhara rwose cyari gifite umujinya mwinshi. Uyu mugeni kandi koko wari uri muri ino modoka inyuma aba afite ubwoba bwinshi cyane arimo gutitira, ari nako kandi nyiri imodoka akomeza guhakana avuga yuko nta muntu yigeze abona. Ubwo icyo kigabo giti, "Uravugisha ukuri?" Ubwo cyaramurebye n'umujinya mwinshi bisa nkaho cyamuvumbuye yuko ari kukibeshya. Muri ako kanya ahita haza umugore w'uyu mugabo ufite imodoka, nuko ati, "We mugabo, urinde urakora iki ku modoka yanjye?" Cya kigabo ubwo kiraseka. Umudamu ati, "Mvira ku modoka se nyine, urabona ye." Ikigabo giti, "Munyanganire madamu, nari ndimo nshaka umugeni wanjye." Umudamu ati, "Urimo gushakira umugeni wawe se mu modoka y'umugabo wanjye, cyangwa uri igisazi? Umugabo wanjye yarubatse wa musazi we." Ubwo uwo mugeni uba uri mu modoka we ubwoba bubari bwose bwamurenze. Umudamu ati, "Utegereje iki se wa kigabe wamvireye imbere y'imodoka yanjye n'uruhara rubi gusa?" Nyagasani, ubwo ikigabo cyabitekerejeho koko kirangije gikaraga urupara kirerekeza. Uyu mudamu ugahita ahindukirana umugabo atari ko se ubundi sheri, nka kiriya kuki utagikubise urushyi muri kiriya gihara cyikoreye? Uzi ko nawe nabyawe umuntu arakumenyera ko kukamwihorera. Ubwo umudamu yagiye gufungura imodoka ngo yicare. Nyagasani atungurwa no gusanga mu mwanya yari agiye kwicaramo harimo umukobwa wambaye utwenda tw'imbere gusa. Umudamu ahita agwa mu kantu, nuko umugabo we nawe ahita asohoka mu modoka aza kureba ibibaye. Aho kanya umugore ahita arakara cyane abaza umugabo ati, "Uyu ninde wa mugabo we?" Nyagasani, ubwo umugabo we atangira kurya indimi, nuko ati, "Uyu mukobwa rero aje yirukanka yambaye ikanzu y'ubukwe, aba yihubujemo yinjira mu modoka yacu. Yari arimo ansaba ubufasha bwo kutagira uwo mbwira yuko mubonye." Ubwo umugore atazuyaje yihuse cyane ati, "Nsohokera mu modoka wa shyano we." Umugeni atera impuhwe disi ati, "Ndakwinginze mama, mabara ni ukuri ndakwinginze winsohora." Umugore ati, "Ndavuze ni nsohokera mu modoka muko." Nyagasani, umugabo ati, "Yariko sinakwemera yuko umuteza kiriya kigabo rwose kimeze nk'igisimba." Atarakomeza umugore ahita amuca ijambo ati, "Ndavuze nti nsohokera mu modoka wa gakobwa we." Umugabo akibitekerezaho ngo ashake icyo yabikoraho, uyu mugeni waba yabuze icyo yakora. Ku mutima arimo yivugisha ati, "Uko byagenda kose ntabwo nsohoka." Ubwo disi umugabo yabuze icyo yakora imbere y'umugore we, maze abwira umugeni ati, "Sohoka mu modoka nta kundi." Umugore we ati, "Kare kose se ubundi wigiraga ibiki?" Yo, umugabo byaramubabaje cyane kubona umuntu waruje umusaba ubufasha bamusora mu modoka gutyo. Umukobwa acaho maze umugore atangira guhata umugabo amagambo ati, "Umugabo wigize umucunguzi ku bantu bose, wigize Yezu, niko urubaha rwose nta kuba utagize. Ngaho toragura n'ibi ngibi mvuye guhaha ubyinjize mu modoka." Nyagasani, umugore ubwo kuko yahise ajugunya hasi ibintu yari avuye guhaha ngo umugabo wabitoragure abyinjize mu modoka. Ariko mani ngo zubuwe. Ubwo nyamugabo yakomeje ajya kwinjira mu modoka, ari nako kandi wa mugeni baba basohoye mu modoka aba akiri hafi aho ngaho yambaye utwenda tw'imbere gusa. Ubwo umugabo buri icyo akora umujinya ukamurenga, maze disi koko akunama akabitoragura. Wa mugeni akumirwa mu mutima ati, "Kumbi niko zubakwa." Umugabo amaze gutoragura ibyo umugore yari amaze kumujugunyira ngo abishyire mu modoka,
arabifata ko akabijyana muri butu y'imodoka maze akanabwira wa mugeni ati ngwino winjire hano muri butu nkutabare. Undi nawe yihuse cyane koko ahita aza akinjira muri butu maze bakarebana disi nuko ati urakoze cyane. Nuko maze umugabo akamusubiza ati ngaho ceceka umugore wanjye atakumva ndakwinginze sibyo. Ahita ashyiramo n'ibintu maze agafunga butu. Ari nakagenda tuganiriza ati mu by'ukuri natwaye umugore w'abandi mutabaye ariko ntazi yuko ari agatego. Ati muza agatego mvuga. Cya kigabo nyir'umugeni ntabwo cyari cyagiye kure, yarajyaje mu modoka abonye duhagurutse ahita twomeka aradukurikira. Nyagasani bantu banjye rero mutaza kwitiranya ino nkuru n'indi merutse gukora ubushize itangira umugeni yirukanka yambaye agatimba nk'uku nguku, kubera yuko ziratandukanye kandi zirimo amasomo atandukanye. Ndimo ndibanda cyane ku bantu bari gushakana muri ino minsi kugira ngo mubashe gukuramo amasomo yanyu hato mutazisanga mu rukundo rumeze nk'urw'aba ngaba. Reka dukomeze. Ubwo bakigera mu rugo rero umugabo yafunguye butu akoramo ibyo madamu yari avuye guhaha. Ako kanya kandi umugore we nawe asohoka mu modoka. Umugabo akibibona yahise yibuka yuko asize adafunze butu kandi arimo umukobwa, ahita afata ibyo yari avuye guhaha. Umugabo arabimwambura aramubwira ati sheri reka nze mbikujyanire. Gusa ariko nta kindi yabikoreye, yari arimo agira ngo ahishe umukobwa wari muri butu umudamu atamubona. Ubwo umugore ahita yimushikuza akamubwira ati ariko ubundi wowe wibagiye kuri umugabo. Umugabo ati nukugufasha ariko tu nta bindi. Umugore we ati ntago bikenewe rero ibyo ngibyo bindekere, we twara imodoka mu igaraje nibyo wakabaye wihutiye guhita ukora. Nyagasani. Ubwo bidatinze umugore akimara kugenda umugabo ahita agaruka inyuma akareba umugeni yatabaye. Nuko ati ubu ngubu rero urarinzwe, ibintu byose biri ku murongo. Ako kanya umugeni asohoka muri butu y'imodoka maze umugabo disi akahita amwereza ikote yari yambaye akamubwira ati akira rifate wambare dore wambaye ubusa. Undi disi aramushimira akamubwira turakoze cyane. Ubuse koko mana yanjye ndakora iki ndajya hehe? Umugabo ati reka nze mvugisha umugore wanjye tubiganireho turabikemura humura we ambara iryo kote untegerereze hano ndaje sibyo. Umugeni w'abana ati yego. Nyagasani ahantu hagiye gushya tu. Ako kanya umugabo yihuse cyane yasinjira mu nzu asa arimo abwira umugore we ati Sandi, ati kubyerekeranye n'uriya mukobwa rero wabonye hariya mu modoka. Nyagasani umugabo agihindukira yahise agwa mu kantu akibona cya kigabo cyafashe umugore we Sandi. Nuko giti fora ibyo tumaze kuganira n'umugore wawe. Nuko umugabo ati urakora iki mu nzu yanjye wa mugabo we? Reka umugore wanjye agende tubiganireho nk'abagabo. Ubwo umugabo w'uruhara nawe ati nzanira umugeni wanjye hano nanjye ndekura umugore wawe. Uzi nibitaba gutyo mbivuze dore ibyo ndakorera umugore wawe mpaka apfuye. Nyagasani ubwo umugabo yatangiye gukurura umusatsi umugore w'abandi. Umugore arababara cyane atangira gutabaza ati wa mugabo wande kuye kuri kumbabaza. Umugabo buri icyo akora ari nako kandi undi akomeza kuvuga ati navuze ngo nzanira umugeni wanjye hano ntarica umugore wawe wa kigabo we. Nyagasani ubwo mugira neza wari watabaye yabuze icyo akora neza. Ubwo bidatinze uwari umugeni ahita yizana nuko akarebana n'uwari umugabo we maze umugabo ati uraho neza rukundo rwanjye. Ako kanya mugira neza ahita abaza uwo mugeni ati kuki utagumyeho nari nakubwiye kuguma? Ubwo ikigabo giti ngwino hano baby. Nyagasani mugira neza disi ati oya ntago yaza aho ngaho utamugirira nabi. Ubwo ruhara ati ceceka aho ngaho se nyine. Kihita cyongera kigakurura imisatsi umugore w'abandi kikamubwira ati ceceka aho ngaho. Nuko kikabwira mugira neza giti nk'uko ibona rero wa mugabo we uwo mugeni nanga ashaka gushyingiranwa nanjye. Umugabo n'umujinya mwinshi ati gusa ariko nta kibazo ngiye kubirangiriza hano. Atuye umugore wawe ngiye kumujyana ndetse kandi turahita tuva intanga burundu uhita yibagirwa yuko wamumenye ndetse kandi ko wahuye n'umuntu umeze nkanjye. Ubwo nawe usigarana uwo nguwo kuko n'ubundi yanze yuko tubana wanasanga ari weho yakunze. Ahubwo reka nkubaze ese ari umugore wawe ndetse n'uwo nguwo wanyanze urahitamo kugumana nande? Nyagasani mwibuke neza ukuntu uyu mugore yamusuzuguraga, umugore utatinyaga no kumujugunyira ibintu avuye guhanga byinjize mu modoka. Ngira ngo mwabyiboneye. Ibaze buriya rero ukuntu yabimeze mu rugo. Disi wasanga uyu mugabo yaramumeseraga n'utwenda tw'imbere. Mugira neza ubwo yitegereje ukuntu umugore barimo baramubabaza cyane bamukurira imisatsi. Ari nako kandi umugore bamubwira ati gira vuba se nyine unyize kino kintu.
ariko ubundi ubwo wowe uri umugabo nyabaki? Ako kanya sasa umugeni ati ceciko ngaho wa mugore we, ntago ari wowe ugomba kumutegeka umwanzuro afata. Bahita bikangamo. Ubwo wa mugeni bitunguranye cyane ahita abwira cya kigabo ati rata noneho niteguye kukubera umugore. Nyagasani umugabo ati uravugisha ukuri urabyemeye? Gusa ariko mu by'ukuri kigaragara nuko yabikoze atabishaka, ahubwo ari ukugira ngo atabare uyu mugore. Ako kanya ubwo ikigabo kitagire kure umugore w'abandi, maze ubwo gitora ivara imwe abageni bambara mu mutwe, nuko kikayambika umugeni. Ari nako kandi mugira neza yumirwa yabuze icyo akora. Umugeni bamwambika ivara nuko bahita banamucishaho. Gusa ariko ageze imbere gato yasubiza amaso nyuma yitegereza ukuntu uyu mugabo wamutabaye arimo kumureba, bose bararebana. Ari nako kandi mugira neza yivugisha umutima ati mu by'ukuri nandi amahitamo nari mfite usibye guhitamo umwe gusa muri bano bagore nagombaga kuba natabara. Ako kanya ikigabo kiramutwara bakamujyana mugira neza areba. Disi uriya mugeni ni nk'aba yitangiye uno mugore Sandi. Umugore yamaze kumutabara yahise yuka inaba umugabo we mugira neza Disi ati mana yanjye we, ubone koko uri umugabo nyabaki? Asike uraho babuze pe, urandambiye. Umugabo utatabara n'umugore we koko. Ubwo muri ako kanya mugira neza ati cicikonga wose nyine witongana n'ubundi ngenda agiye. Nyagasani umugore ati ngwiki? Mugira neza ati ndakubwiye ni nge ntago ngukunda wa mugore we. Ako kanya Sandi ahita aseka ati ngwiki? Ubwo se urimo gushaka kuvuga iki? Umugabo we mugira neza ati sinkukunda yewe. Nyagasani umugore abona ko biri seriye, maze umugabo nakuramo impeta ayirambika ku meza. Nuko ati iki nicyo gihe cyo kujya gutabara uriya mukobwa. Umugore arumirwa. Mugira neza ati uzisa ahubwo ngiye kugenda nitwaje inama wampaye, wa mugani nta mugabo wo kutarwanira uwakunda. Nuko nyine uwo nkunda atari wowe mba nagutabaye. Reka ngende nkukubitira ikigabo muri rwa ruhara rwacyo, kuko ngiye sindi ikigwari rwose nk'uko wabitekerezaga. Ako kanya umugabo mugira neza ahita ajya gutabara umugeni. Sandi umugore we asigara kanuye nk'uwariye ibiryo by'umwana. Nako byagenze kuko yaje asanga cya kigabo kirimo kirakurubana umugeni, maze ati umva wa kigabo we, reka uwo mukobwa yigendere bitaraba bibi Nyagasani. Ubwo icyo kigabo giti ese nkaye wakabeba we, urimo urakora iki hano? Nyagasani ngo akabeba pe. Ubwo arakomeza ati niko umugore wawe arakwemereye koko uradukurikira kweri? Uragira ngo nkwice abura umuntu uzajya umufurira amakariso? Ikigabo kiraseka. Gusa ariko icyo kitari kizi nuko mugira neza yari yamaze kwiyambura ishu y'ubwitonzi, ari nako kandi arimo kuza mwegera. Ubwo yihuse cyane abamukubise punch ya danje mu isura, maze ikigabo gitangira guceza kiri wanzenze kiri wayaya katika ribombe Nyagasani. Ngo turitonda, herego ubugabo si ubutumbi. Ubwo Disi mugeni yahise yikangama ati mana yanjye we, uramwishe. Ubwo mu kubura icyo akora arahindukira akitegereza mu maso ya mugira neza Disi, maze umukobwa akamurebana ubwuzu ko kungwina urore, yirebera umugabo wamutabaye kuva ku munota wa mbere. Nuko aramubwira ati ubundi kubera iki umugore wawe atekereza yuko uri ikinyeteri utabona imbaraga zo gutabara kandi urenze? Mugira neza atahari nuko ashobora kuba nzi nk'igice wenda atanzi neza wese. Atangira kurebana n'umugeni w'abandi, ari nako kandi yivugisha umutima ati mu by'ukuri muri kano kanya nese nsobanukirwa rwose yuko nta munyembaraga nkeya ubaho muri ino si. Icyo biba bisaba gusa ni ukuba ufite impamvu ugiye gukora icyo kintu, ndetse kandi ugakomera ukaba umunyembaraga muri wowe. Gusa ariko nyuma y'ibyo ngibyo byose nta kintu na kimwe kibaho cyakongerera imbaraga zidasanzwe ukumva urarenze, niyo waba uri magara make nka Clapton Kibonke, usibye urukundo nyarukundo gusa. Nuko mugira neza ati ese hari ikindi kintu nagufasha mugeni? Umugore w'abandi ati ndakwinginze mvana hano njyana ahandi hantu aho ariho hose wewe wumva ushaka nta kibazo. Nyagasani ubwo icyo umugore ashaka kuvuga rata si muri kucyumva neza bano bakuru. Umugabo w'abandi yahise ajyana umugore w'abandi. Inkuru y'urukundo rwabitangira gutyo, ari nako kandi akacu k'uyu munsi karangirira hano. Ese mu by'ukuri inkuru igusigiye iki? Buriya rero bantu banjye ntuzigere ubana n'umuntu rwose mwihambiranyeho mudakundana bya nyabyo, kubera yuko urupfu ruba ruri hafi yanyu, kuko isaha n'isaha umwe yakwica undi.
inama njye nakugira rero nuko nubwo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko uba ukwiye kureba neza niba ihembe rya mugenzi wawe ridatyaye cyane kurenza iryawe, kubera yuko ushobora kwisanga kwishe kandi mwari gutandukana ubuzima bw'undi bugakomeza. Ndabakunda cyane rero, reka duhurire muri komedi duhana ibitekerezo. Ndaje imite mbaha kandi keza cyane we rwose, niba uri ubwa mbere ugeze aha ngaha turakora kuri buta subscribe kuri channel yanjye yitwa Alpha Sam, kora kuri buta subscribe kandi wibuke n'akazogera, like ndetse na share kugira ngo utazajya ucikwa n'inkuru z'urukundo bagezaho umunsi ku munsi. Make sure subscribe. I love you guys.